Resort ni hoteli nk'uko mubibona iri ku kiyaga cya Kivu muri Rusizi. Ni ahantu hameze nk'akarwa, mu Gifaransa bavuga peninsule, hameze nk'akarwa ku buryo no muri business plan y'umujyi wa Rusizi aka karwa ni ak'amahoteli gusa ntawe uhatura. Dutangira twubatse ibyumba 8 gusa, ariko nabyo tubyubaka mu gihe twigaga business plan y'iyi hoteli. Icyo gihe business BDF niyo yigiraga abantu imishinga, hanyuma negera BDF bafasha kwiga umushinga. Turangije kwiga hanyuma njya muri banki commercial, banki zicuruza sindi, bampa amafaranga yo kubaka. Twubatse iyi hoteli bikenewe kubera yuko uru rwego iriho nta rwari ruri muri Rusizi icyo gihe. Abantu bari mu mahoteli aciriritse, mbese ugasanga nk'abantu bakomeye, abayobozi ntibaza muri Rusizi kubera ko batabona aho barara neza. Iyo urebye rero nka 80% kugera mu myaka nk'umwaka ushize, 80% babaga abantu baje muri misiyo hano, abayobozi za ambasade, za NGOs, ndetse n'abaje muri business hariya muri Congo n'aha ngaha, abantu bari business ziri kuzamuka hano muri Rusizi. Ariko ubu noneho hari kwiyongeraho n'abamukerarugendo bashaka kujya muri Nyungwe, abashaka kujya muri Cyamudongo. Abo ni abantu baza batugana bakabona, ntabwo ariko babona urwego bifuza bari bakeneye. Kuri rero n'umuntu wese w'umucuruzi wumva ko ashaka kwagura ibikorwa bye, cyane cyane abafite ibikorwa navuga bito bikeya kandi bashaka kuzamura ibikorwa byabo, nibaza yuko bagana BDF, yuko ntiguha amafaranga gusa, ikugira n'inama. Ntiguha amafaranga gusa, ikwereka n'ukuntu wiga umushinga wawe neza ku buryo uwutanga uboneye. Wiganye uri umucuruzi ushaka kwagura ibikorwa byawe, njye niho nababwira abantu ngo bagane.